umukopine umufiance we ikintu cyiza nabivuga ubwo afite umugabo uzi gukora kandi ukunda akazi. Hari umukinnyi w'ikipe y'igihugu witwa Rwatubyaye. Mpise nanabyibuka. Rwatubyaye biruka kumuvugisha. Yego. Ryari? Ejo. Ntabwo dushaka gusaza. Gusaza bitsindwa. Wapi kabisa nta gusaza. Kuki wanga gusaza Chelina? Nuko ari ibintu arakora tu. Kuko kenshi usanga ibintu by'abantu ugiye kubiha umwanya nago mvuze ngo ndi wa muntu uvuga ngo amagambo y'abantu ntacyo yagutwara ngo cyangwa ngo nago ita kuba kuko abantu tukunda kuvuga gutyo. Nje sinita ku bintu bya ku magambo y'abantu ariko nyine turi mu isi irimo abantu. Mbere umunsi wa mbere nafunze sentile kwifungura birananira. Ariko nyine wowe yuri umuntu utazi ibintu bumva no kubaza. Reka nangira ngusuze cyane nkwifuriza umunsi mwiza, nkwifuriza kugubwa neza ndetse nkwifuriza kugira ubuzima bwiza ndetse n'imigisha yose Imana itanga. Hanga ni kuri Iris TV ni Blaze nk'ibisanzwe iteka ryose. Hanga rero iyo turi kumwe n'umuntu w'icyamamare cyangwa se umuntu w'influencing abantu ushobora kuba ari ikintu yahindura muri societe nyarwanda ndetse akaba hari nicyo tumuziho. Hanga ni kuri Zebra Hotel ni mu Kiyovu. Hano hafi na Rura cyangwa se Urban Hotel ni imbere y'utudukioske neza. Nanu nyaburanga nanu ushobora kwicara amahumbezi yaho hari na zanzu nziza ziba zifite ibyatsi hejuru icyo kunywa n'icyo kurya byo nako kanya. Ndi kumwe rero n'umustar. Ndi kumwe n'umustar namumenye cyane muri Guma mu Rugo ahari ari muri filme ya Badrama. Ni Badrama series yitwa Chelina d'or niko yitwa kuri za Instagram. Bite miss wacu. Ni byiza cyane. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Ndabona nje natangiye mfite vibe umvisha ukuntu mise ngabanya. Urasa n'umuntu unaniwe. Ntago naniwe. Byo bintu uri kubikura he? Kuraho rinete gato y'abakunzi ba Iris turebe. Nabanishe style. Wawishe style. Ibyo bintu niko ndi kubibona. Ubwo byaterwa n'umuntu twumva fashion kimwe. Ujya bimeze gute wabihisemo gute? Nacyo narabiguze ndabikunda ndabyambara tu. Cameraman aze kumfasha araza guhera hasi mbe azamuke hose bayo kuntu urukweto ruri guhura na mupira n'ipantaro byose babyita ngo ikiyo style wambaye bayita gute? Byo ngo se sinabamubeshe. Nkubwiye ukuntu itwa nabamubeshe kabisa. Ako ni style isa nkaho guse twavuga complete yo happy. Ego nama complete. Bigurirwa hamwe? Bigura bibiri kumwe. Havuyemo inkweto. Inkweto waziguze he Chelina? Ni ku muntu wanjye yitwa Harris Gray ariko abantu benshi bamaze kuri Broske. Okay. Imyenda yo? Imyenda ni Ange Bishop. Ni mu Rwanda hose se cyangwa ni hanze? Ni mu Rwanda ryo ni duka ry'abakobwa abantu. Bari class. Sinzi ariko n'umwana w'umukobwa yitwa Ange B ngira ngo n'abantu baramuzi. Curuza imyenda myiza kabisa. Akorera hehe? Akorera muri Mike. Reka tujye tukopeza abantu bamenye nuko mu Rwanda hari imyambaro myiza nk'iyi wambaye. Hari umuntu ukeka ko wenda yayigura nko mu Butaliyani cyangwa sandi hano hatandukanye. Uyu munsi wayisanga ni Kigali. Oya ni Kigali uwo mwana tugererayo. Ange B atugererayo. Abagira akabazanira. Alright. Hanze arayizana. Hari style rero wiyambariye hakaba noneho n'umusatsi. Kubona twatuntu bita baby hair. Ntago dushaka gusaza. Gusaza bitsindwa. Wapi kabisa nta gusaza. Kuki wanga gusaza Chelina? Nuko ari ibintu arakora tu. Ari ibintu utarakora? Hari ibintu nyiri gukora bitanyemera. Ibintu utarakora Chelina. Se naho ndabona ku mafaranga wasaza nta kintu uriho. Umuntu usa nkawe nta mafaranga ufite. Wana nayo kugura imyenda gusa ubona mfite ari kurebye nta yandarenze ariko ndikuyashaka tu. Aho bigeze wenda ndizera kushima Imana ariko. Cyane ntacyo nshinze. Ni biki ibintu bibiri utari wakora wumva igihe wamaze gufata iryo faranga uzahita ukora? Bibiri byawe uvuga uti ibi bintu ndabifite ngomba kubikora. Nago ari bibiri gusa ni ibintu byinshi cyane. Gusa urebye ndacyari kwiyubaka. Nta mafaranga wavuga ngo ntago ntari ibintu byinshi narakora. Ahubwo ndi kuyashaka. Abantu uri kwanga kubavuniraho cyangwa kubafunguriraho.
hari amafaranga se nayahisha happy oya no ngo hari igihe ushobora kuvuga uti ndashaka kuzagira burya buri muntu n'icyo akura ashaka iterambere rye ndashaka wenda kuzubaka inzu yanjye nkaba mu nzu ifite piscine utuntu nk'utwo wowe ni biki bibiri byonyine n'ibintu byinshi ushaka kuzakora hari bibiri ariko ufite hari ubuzima nshaka hari n'ifoto mfite y'ubuzima nshaka nyine bwiza umuntu wese ngira ngo aba yifuza ubuzima bwiza ari iyo nzu nziza ari iyo modoka nziza ari business nziza gusa wenda avuyeho ibyo ngibyo kongera ngo umuntu wese abifite hari ibintu bashaka gukorera uriya muntu wambyaye no gufasha abantu kuko nzi ubuzima nakuze abantu bamfasha cyangwa badufasha nk'umuryango wacu so mba numva rero naravuga ninkura nanjye nzabafasha hari abo nzafasha ushobora kudafasha badufashije ariko hari abo nafasha havuyemo kwirebaho njyewe no kureba kuri mama ndumva ari ugufasha abantu ni byiza cyane ni n'ubumuntu navuga ko ari ubumuntu ni ikintu umuntu wese yakabaye afite ikintu cyo gufasha burya ngo nufashwa yafasha Chelina rero njyewe natangiye mbwira abakunzi ba Iris ko hari ahantu watangiriye navuga ko dutangira kukumenya igihugu cyose abantu benshi bakumenye bidaturutse kuri social media wagaragaye muri filme y'uruhererekane ya Badrama uramuheruka wowe ntabwo muheruka kuko yagiye hanze ariko ameze neza kuri chat yego kuri WhatsApp muravugana cyane wabonye akirije nka kera turavugana gusa ntabwo turebana ntabwo murebana kumeze nk'udashaka kubabaza umuntu hari umuntu utubwiye ko kurebana se si bisanzwe ubu ni ari inshuti zawe mujya murebana kuri video call biri simple nuko tutajya turebana tu ntabwo mujya mukora video call nk'umuntu mwakinanye film harya ari we na Keza Teriski ninde wavugaga ngo bad ni wowe ra cyangwa ni Keza ni Keza ngira ngo ni Keza filme rero kuza kwawe mu ruhererekane rwa filme nka ruriya byagenze gute ihura ryawe na Badrama mfite umu best friend wanjye yitwa Teddy akaba ari umusista na Marina kandi Marina urabizi ko akora muri The Men so rero turahura turi kuganira ngira ngo yambonyemo icyo kintu kandi azi ko iwabo muri rebo yabo nyine bafite ibyo bintu bya filme abivugana na Badi baramagara Badi nari nsanzwe muzi nyine bisanzwe aramagara arampropose ko namufasha tuvugana ibintu byose bisabwa numva ni sawa ndagenda nyine ndakina kandi bimfungura nandi marembo mu zindi filime kujya muri filme bwa mbere yari ya mbere wari ukinyemo yego ya Badi yari ya mbere ya Badi kujya muri filme bwa mbere ntago byagutonze oya ntago byanonze ngewe ntago ari ibintu naratekerejeho so nabantu bagiye babimbonamo akajya bimbwira abantu batandukanye ubundi nyine ndavuga bampropose ibyo ngibyo ngo niba nakinamo ndavuga kanyene ngerageze ibintu byose bitabigenda neza urakina ubona abantu babyakiriye neza none ku ruhande rwawe hari challenge cyangwa bya bintu biguca intege hari ukuntu ujya kumva nk'umuntu arguhamagara akubwiye ati Chelina wowe uzave muri biriya bintu izo ni challenge ugenda uhura nazo we byohuye nabyo nibiye ntago nigeze ngira abantu bambwira gutyo gusa uko nta muntu twahura tuvuge kuri ibyo bintu bya filime ahubwo nge iyo yasohokaga nabaga nshaka mwireba nakojya kujya gukina kandi kantu nkavuga reka nzahinduremo bino ariko nyuma rero yaho ngenda nyine murana n'amaseni atari bakama amaseni atari ngewe nyine adahuye nanjye cyane atandukanye character y'uwo muntu ndi gukina itandukanye abantu rero bambwiraga n'abantu bambwiraga uriya muntu biriya bintu babikeneye gute nk'abantu banzi nyine bazi ku byo bintu bidahuye yego ni utwo du challenge ndumva wowe warabigiremo amahirwe hari uwo babwiye batutse urumva filme zanyu ziba ziri kuri social media ziba ziri kuri platforms zitandukanye nka YouTube ngira ngo ikintu cyantangaje imerutse kuganira n'umwe mu bakobwa bakina mu cyo bitaga Miss Murenge cyangwa muri Zubi Comedy bakinaga ibintu arambwira ati nge baranantutse no kubabyeyi ahantu hose ibyo bintu bireke wowe mbese ukareba ugasanga challenge ziba ari nyinshi we rero ukiniye filme aryo wakiniye muri episode zingahe kwa Badi ni nka sinibuka niwe ni nka nkenye kuko twa short movie iza Badi nizo twari muri Guma mu rugo rero harya bura mwatangiye gukina ryari Chelina
sinibuka igihe twatangiriye ariko hashize na 20 ariko hashize nagiye gushira nk'imyaka 2. Yego. Ubwo rero urakinnye turi muri guma mu rugo challenge nyine mwahuraga nazo ari ukuntu gushutinga biba bigoye. Amamodoka icyo gihe yagendaga kereka abantu bafite clearance zo kuba bagenda mu muhanda byagendaga gute kujya kuko twabonaga ka episodes ejo tukabona kandi mugashyizeho byagendaga gute? Njyewe short movie zatangiye mbere ho gato je natangiye nyuma nje natangiye barafunguye yego rero hari imodoka itwara abakozi cyangwa nawe waba ufite ukuntu wakitwara nyine ukigezayo waba uri bukine uwo munsi Badi rero murahuye uyu munsi ntari mu Rwanda ubona hari ikintu byangije kuri kariyeri yawe yo gukina film? Urumva projet yahise ihagarara ariko nyine ndakomeza nkakina n'ahandi ariko nyine iyo twari turi gukora yahise ihagarara ubwo tuzongera tuyitangire agarutse kuko nayo yakinagamo kandi urumva hariya natwe turi hano nta kuntu byahura. Nizihe zindi film wakinyemo nyuma? Hari Inzozi series wow ya Pascaline hari Asimukanya twari turi kumwe hano nawe yarahari hari Si dutuye ica ku Mang TV ya Bahavu hari na Alia movie ya Alia Cool Alia de movie wakinyemo wow numva rero igiye kuda version yindi Alia ejo ndi twaraganira ambwira ko ira filme ngo hari ninda agiye kuzana bizajya bica kuri Netflix. Warabimenye ibyo bintu? Ngo kuyikora ubu nzajya mbona Chelina kuri Netflix. Oya nago twe turimo iyo ngiya ari iriya yego iriya Alia de movie nagizanyuraho ako no kuba dukinana nawe gusa nyine nabyo ni sawa n'amahirwe 50%. Natwe ari wenda yatujyanayo nta wamenye. Numvise ko izakinirwa mu Rwanda ndetse n'abazakinamo benshi ari Abanyarwanda kuko ni bimwe mu bizatuma Abanyarwanda babona akazi ahubwo ngiye mba ndi kwibaza ubaka kanya tuvugana kuri Netflix nuramuka uciyeho nka Chelina uzaba umeze gute? Ibintu byose birashoboka you never know kuko Imana nyine bifite ukuntu ikora ibintu kandi n'Abanyarwanda barashoboye sibya wenda opportunity umuntu abatarabona ariko nayo yatangiye kuza ubwo yahereye kuri Alia kandi akunda cinema cyane pe nkaba mfite n'amahirwe yo kuba tuziranye urumva rero ibintu byose birashoboka kandi ikintu twese dushaka no gutera imbere. Umbwiye ko wakinnye rero mu Inzozi series byasabye iki kugira ngo ujye mu Alia? Twaravuganye nabo nyuma ya Badrama twaravuganye nabo turavugana barambwira niba naza nkakina ndagenda ndakina numva ibintu byose bimeze neza kubera ko nyuma y'ibyo bintu byose filime najyaga nyitekerezaho ko mama nawe yakundaga filime guhera kera ndakina nyine gutyo baramvugishije bambwira ibyo bashaka babwira ibyo nshaka turakora. Mu Inzozi series ukiniye character ukina urinde witwa nde ukina ibiki kugira ngo abantu bumve neza? Nyina ndi umuntu witwa Liliane n'umugore wa Bob ariko bari divorce rero uwo Liliane yagiye hanze nago nyina mu kintu ahantu hanini n'ugukina nyine numva mbere yuko njya hanze niyo bibaye ngombwa nyine urumva umuntu aje muri vacances ibintu nk'ibyo ngibyo urongera ugakina. Ariko nyuma habayeho hari igihe nari mfite urugendo kandi bakeneye gushutinga nanirwa nyine kubihuza hazamo umuntu undi kunsimbura nyuma. Ubu bivuga ko utagikinamo rero? Ubu ntabwo uracyari hanze muri film oya uwo muntu we baranshatse ariko bashaka ngiye nafite umwanya kuko ngiye urumva ntabwo ndi umukinnyi ukina buri munsi rero habamo ako kabazo kandi nawe filime nayo bagomba kuyisohora kuko urumva ibifite iminsi igomba gucaho ntabwo rero wabuza filime gukomeza uri umuntu umwe kandi nanjye ibintu ndimo byari ingenzi. Yego birumvikana. Ujya una traveling? Oya Chelina rero ko mbona bigusekeje uvuze ngo ujya una traveling ujya no hanze nko wangu ujya mu ndege yari ngombwa ahantu njya hatagera imodoka muresha indege. Wagiye mu ndege? Chelina izina ry'Imana ya cinema ndabona nanjye ngiye kuyijyamo. Ubu mu ndege Chelina mu ndege ni iki kintu cya mbere ukibukana n'ubu ngubu uvuga uti cyarantonze na n'ubu sinjya mbyumva neza? Ukigeramo bwa mbere
ntago cyabura tu ariko ntago nyibuka ntago ukibuka ntago sinibuka ni ibintu byinshi ariko nyine urabaza gusa ikintu ntiyanzibagirwa mbere umunsi wa mbere nafunze sentire kwifungura birananira ariko nyine wowe yuri umuntu utazi ibintu uba wumva no kubaza ari kibazo ari byabareze ngira ngo niko nabyita kandi kubaza nyawo n'ubusirimu ebana nafunguye sentire biranga kugezaho narifunguye inzara zose zivaho cyaka navuga sencemo hasi kandi wacamo hasi nzamuke rero kuba abantu bose bari bize nyine bari gufata amavayise yabo umuntu yagezeho nyine nyangabona ko byancanze arambwira nkufashe akoze mbona birafungutse rimwe gusa inzara zawe ziba zirasigaye yego birumvikana ni ibintu umuntu aba atamenyereye ahubwo nahita nkwibariza cyane tukiri kuri sinema ni iyihe character baguha gukina ukayanga ukavuga uti iyi ngiyi ngiye sinayikina wenda yo ntabasha ni nkeya cyane ni ugukina ngaragara nk'umuntu nyine utari umunyarwandakazi wenda bitewe n'imyambarire cyangwa gukina ndi umusazi mba numva ntabasha kubishobora gukina uri umusazi wapi numva ntabibasha umusazi nyamusazi gukina gukuramo inda kuroga ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nyuma yo kuba dukina filime hari abantu bo babumva ibyo bintu ari byo kandi koko nanjye byambagaho ukaba ubizi ko ari filime ukajya wumva umuntu ari byo ku buryo nka ariya movie tuyikina njye ntabwo nari nabamenya kandi niba ari director wayo tujya guhura rero bwa mbere mu nama twahuye asa neza ari smart nkajya muri nkabona avuga ko n'umuntu ko yahindutse kandi urumva ndi umuntu ubizi ko ari filime mba ndeba ariko numvaga agomba kuba asa nabi nyine asa nkabamenya njye mbona yari yambaye sandali nkabona afite amano meza akavuga ko se yabaye ikikora ko akina yambaye inkweto rero hari abantu baba nubwo baba bazi ko ari filime ariko iyo shusho yawe imuguma mu mutwe sinzi nibaza rero ko nabasha gukina yenda ndoga umuntu nyine akajya nca akumva ngira ngo ndi n'ibyo ngibyo birumvikana ubu baguhaye character yo gukina usoma na Chelina bakubwiye bati abantu ugiye gufata uriya musore muzakina musomana urumva urambwiye ngo na character yakugora si ibyiza uvuze wabikina yego wabikina ukumva nta kibazo filime yaje asora ibonye ntabwo byose birimo abantu bazayire ariko baraka siko baraka nibuka ashobora kuba asoma umwana harimo gusomana byatari wenda ibyatari byo nabyo byo wabonye nibyo byonyine sinaza ko byaba ari ibyatari ariko ibintu byose ibishoboka byose nyine nabigerageza Chelina iyo bavuga ko aka kanya tuvuga ukintu usomana ugasanga muri comments bari kuvuga ati uriya mukobwa ni indayi umukobwa usomana ku karubanda ugasomana umunwa ku munwa ubyakira gute kuri wowe umuntu avuze ngo ndi indayi ariko nariyo kuko kenshi usanga ibintu by'abantu ugiye kubiha umwanya nago mvuze ngo ndi wa muntu uvuga ngo amagambo y'abantu ntacyo yagutwara ngo cyangwa ngo nago ita kuko abantu tukunda kuvuga gutyo njye sinita ku bintu ku magambo y'abantu ariko nyine turi mu isi irimo abantu ntago nyine wagenda ibintu byose wabireka ngo nuko ari amagambo y'abantu ariko nyine ukuri bukuzi ntago nyine uburindaye kuko nk'urugero nk'utuntu dutoya ushobora nko kwambara gutya wowe ukunda umweru ukaba wambara nyine wumva ushaka bavuga blazer ze kundeba babone ko nambaye neza ngasanga ukunda umutuku uriya akunda umukara uriya akunda icyatsi so mbarumva ibyiza ariko niba ukunda umweru wakambara umweru ukaba comfortable ubundi nyine kuko ntabwo abantu batanu bahuriye ahantu hamwe nabo ubwabo baba bakunda bararimo ukunda n'abantu babona ibyo bintu wowe icyambere ni ukubuzi uwuriwe mbarumva nk'umukobwa wagira indangagaciro ukagira imyitwarire myiza wowe ubwawe ku buryo wamenya n'umutima wawe ko utarindaye ukundi umuntu abifata rero byo ntabwo bari ikibazo Chelina none nacyo nanatekerezaga niba wowe utacibwa intege nuko umuntu wenda yavuze ngo kanaka ni iki ahubwo je nahita nkwibariza uyu munsi sinema uri gukora uyikora yonyine cyangwa se uyikorana uyivanga n'ibindi bintu oya ntago nyikora yonyine nkora n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi mfite liquor store irimo na fast food agira n'aka
mini supermarket gatoya cyane. Yeah. Wow, bitangira ari gatoya ariko ahubwo congratulations, ni ibintu byiza. Navuga ko abakobwa bakiri batoya benshi bihangira imirimo ni bakeya. Ubona ari iki gituma abantu b'abakobwa badahaguruka ngo bakore cyangwa biteze imbere? Mbabona icyambere ari uko wowe kubishyira mu mutwe. Kubishyira mu mutwe ukamenya ukabigira intego. Ubundi warangiza uyo ntego yawe nyine ukayikoraho. Kuko n'ubushobozi bujya bubura ariko ubushobozi nyine mbere ko bunaza. Kuko nanjye nko gutangira gukorana bitekereje igihe kinini cyane. Nyine mvuga ariko sina amafaranga n'umuntu akakureba ariko ufite amafaranga kwenda wabonye uguze ayo mazi cyangwa uguze uwo mwenda mushyashya ejo uguze undi. Wowe kumva amafaranga nayo ufite. Rero ikintu cyambere nuko utekereza ikintu ugashyiramo imbaraga ayo make ugashaka icyavamo na menshi yazaboneka nayo washaka icyavamo wahere kuri ayo make. Ko nanjye nabitekereje kinini nkabyambura amafaranga ariko maze kuvuga ngo none bino bintu ngiye kubikora. Nari nsanzwe mfite n'undi nari mfite. Ariko nyuma handi n'igihumbi cyiza cyajyamo niba wenda tuvuge ucuruza amazi na fanta ushobora kuba udafite 10,000 ngo ugure amazi na fanta icyarimwe. Ukajya ubona 5 iyo bije kwa atari 10,000 ushaka ntago bihura. Ariko yamaze gufungura bya 5 biraza nyine ukarangura mindi karito y'amazi. Rero uhera ku byo ufite nyine utavuze ngo capital yanjye nshaka ni ingi ugahera ku kintu ufite. Chelina, no gutanga ibitekerezo byiza ahubwo nge nahita nibaza kukiri mutoya. Umuntu akubona mu maso uri mutoya pe. Amafaranga yo gukora izo business wayakuye watangiye gute? Ari ukuntu abakire yamaze kugerayo nyine ahita atangira ati jewe natangiranye igira imwe kandi dore ubu ngo mfite etage. Yavuye muri rya ginoro y'inkoko havuyemo inkoko imwe ejo biba birebire. We byagenze gute Cheli? Ngewe mbere abantu banzi gwera cyane nakoraga ibintu by'ibiraka. Muri guma protocole umuntu wese nyango nzi narabikoraga ibyo biraka mbona amafaranga make yo kurya nyine biraho tu. Ugasevinga ejo bundi ukongera ukajya kuyavanaho. Ngira ngo abantu duje icyo kibazo babizi ko ushyira amafaranga kuri konti ejo warangiza umunsi ukuri ukajya kuyavanayo. Ndakomeza nyine nkajyana nkora ibyo bintu ako mbona biranze neza. Rero ahantu dutuye rimwe naramanutse nahoraga nshaka kuzashinga ikintu nkakora. Rimwe manutse mbona inzu z'ubucuruzi bari kubaka mbona zirarangiye. Ndavuga ko wafata inzu ari n'amafaranga nari mfite pe. Fata udufaranga duke nari mfite ndangije ngurisha telefone. To be honest umuntu ashobora kuba yagufasha ashobora no kubwira umuntu projet yawe ukamuhereza business plan ntagufashe kandi umuntu afite ubushobozi. Ariko wenda akakugura telefone izo gift n'izo ngizo. Abakobwa kenshi usanga bafite n'izo gift za telefone n'ibiki gutyo. Ama iPhone ibintu bihenze. Mfata amafaranga make nari mfite ntangurisha telefone yanjye. Numva mu bantu studuranye mu mafaranga nari narashatse bya byaranze. Ayo make nari mfite ntangurisha telefone yanjye nongeraho. Nyine ndangura nshaka gukora nk'akabotike. Ariko kubera ko amafaranga yari make yahiganzamo ibyo kunywa byinshi. Ariko ibyo kunywa nabyo by'amazi amaji amafanta ibintu byo n'inzoga zabyeri. Noneho ngura n'ama spaghetti ibintu n'utwo duke pe. Urujya mushitangeze kumbwira ngo kundinda kuvuye ngo ukodesha urusengero kubitewe n'ukuntu inzu yari nayo ni ntoya ariko ibintu birimo bigatuma ari dukeye. Noneho nyuma abakiriya bagenda baza bakagura inzoga. Mbita mbona ko inzoga arizo ziri kubona abakiriya cyane. Noneho nanje nkora gutyo. Ndakomeza ndakora hadaciye kabiri nko mu minsi bike cyane nk'amezi angahe mbabonye gift ya telefone uko nabivugaga. Kandi ya telefone nyene narayigurishije. Ubwo nyine nkomeza gutyo none rero icyo gihe yo amaze gufungura niyo ubonye 5 niyo ubonye 10 uyashyiramo bigahita bizamuka bigenda bikura. Havamo liquor store havamo mini cyangwa alimentation. Nta nubwo nkeka ko ari kuko kuntu ngiye mbona postinga ku statut yawe ya Instagram ntagara ahantu hatoya. Ibyo rero ni isomo ryiza ahubwo nge nahita nkwibariza ku bintu noneho bijyanye na relationship mbwiye ama gifts umuntu wese yahundi
navuze ngo nufashwa yafasha ahubwo cyane ahita aribaza iyo umuntu avuze ngo ndi single cyangwa se nta mukunzi mfite kuri Chelina biba bisobanuye iki? biba bisobanuye ko atamufite. Ko atamufite nyine ubu nta mukunzi ufite cyangwa uramufite? ntawe mfite. Nawe ufite se ntago ufite mami wawe se wambwiye ngo uramukunda? Nanzi kuri kuvuga ku bintu by'aba boyfriend na girlfriends. Do you have a boyfriend? No. Ntawe ufite. Nukubera iki Chelina? Mukobwa mwiza nkawe kutambwira ngo wabaye single kuko wabuze ubu kundeba rubone ikibazo ari iki? Nanjye nkubaza rubone ikibazo ari iki? Wowe ndabona nta kibazo ufite. Njya nambara nk'abakobwa nubwo ari batagira ngo nambara. Batagira ngo wambaye nyamba n'umukobwa rwose w'inkumi ariko birangira ngo igihe cyo kitaragera. Ubu kugeza ubu uri single. Yego. Wowe ntaguzi ikibitera? Cyangwa urabenga? Oya ntago nzi ikibitera gusa na rush mfite. Na rush. Ego. Bivuga ngo aba depose abasaba urukundo urababona ahubwo we ntago urabatayari. Nabanja muse mubeshe nabanja mbona. Ubwo ni barabuzi wa uwo musore wanjye David bicaye hariya aramutse ateye ivi waryemera koko? Twareba waona natanyemera. Sheri ko mbona ukaze ubu hari umuntu wakwanga? Yamba nkazerega bamufite kuno se nari kuba ndi kukubeshya koko. Cyangwa sha ufite nk'umu diaspora ari gihe mu bivuga gutya mu Rwanda nk'umusheri wakomoka nko muri Nigeria cyangwa akomoka nko mu Bwongereza atumva n'ikinyarwanda. Oya ntabwo abastari ikintu cy'urukundo kirabagora kwemera aba partenaire banyu birabagora nuko be umuntu wese uzarabizi ukuntu urukundo ifitiye rwinshi ntago nakihakana umuntu pe. Wigeze ubabaraho mu rukundo? Wapi ntago urababara? No. Sheri ko uvuga ikintu cyo kubabara nzi kugiye kurira wasi n'agahinda. Wapi ntago ndababara tu. Ntago ndababara Imana izabindinde ibyo bintu. Ukunda abantu bakakubabaza. Imana izagufashe rwose muri ibyo bintu nubyinjiramo bizagende neza. Kuba single rero bimaze igihe kigana gute? Nibaza ari imyaka 2 na. Almost. None se ubu 2 hari umukinnyi w'ikipe y'igihugu witwa Rwatubyaye. Mpise nanabyibuka. Rwatubyaye biruka kumuvugisha. Ego. Ryari? Ejo mwaravuganye. Ubu nabyuka nawe ari bukwandikire. Naba afite ikintu ashaka kumbwira. Muvugana iyo mufite ikintu mushaka kuganira. Bivuga ngo muracyari inshuti rero mucyaba best friend. Yego turi inshuti cyane. No kuvuga ngo rero ibintu by'urukundo byabavuzweho niwe mukope uheruka. Ego. Ubyakira gute? Uyu munsi ari muri relation gira ngo ahubwo aherutse afite fiance. Oya ntago yibaruka. Ntago aribaruka? Afite mu fiance. Namakuru ubu yafite bana. Siko bya bintu biri serious. Rwatubyaye rero nicyo kimwibukira uvuga uti shana uriya mugore yatwaye umuntu mwiza, yatwaye umugabo nyawe kabisa. Ni umwana mwiza niyo mpamvu ngira ngo turi n'inshuti na mbere hose. Hama ubwo ibijyanye n'ukuntu umukopine umufiance we ikintu cyiza nabivuga ubwo afite umugabo uzi gukora kandi ukunda akazi. Buriya no muri football habayeho gukora cyane. Yego. Chelina, ntabwo ujya wifuza rimwe na rimwe kuba cyangwa ngo wicuze kuba Rwatubyaye yaragucitse? Oya. Ariko agenda wabyakiriye gute mbwiza ukuri? Kuko ngiye buriya nari nzi ko ahubwo mukina akundana, ngiye kubona mbona ya postinze umuntu gutya nayi. Wewe wabyakiriye gute? Yarakubwiye ati duhagarike cyangwa waramubwiye? Oya, twabivuganyeho tu. Hari ibintu bitagendaga neza turabireka. Wabona ari we wamunanije 10 abakobwa beza murananiza. Wowe buryo ubwo? Mu buryo bwa mu buryo bw'imibanire. Oya ntago namunanije gusa ni ibintu bitakunze tu. Ari ibintu bitakunze hagati aho ngaho. Reka ko kantu tugatsinde. Ndizera ko wenda ahantu ari Rwatubyakomeza agira ibihe byiza ndetse na fiance we bisutubwira ko ngari umusore nguzi gukora ngo wanze kutujyana deep handi turi bumenye neza Rwatubyaye nyine ahantu ameze neza cyangwa se
ikintu wamukundiraga cyane. Reka ahubwo twigendere cyane nanakwibarize noneho nyuma ubu buzima ubona wabobamo nk'igihe kingana gute? Nk'ubu ngubu umuntu akubajije ati ikintu cyo kuba single ugiye kukimaramo imyaka 5 wabishobora? Yaterwa ikintu mu bintu by'urukundo ukuntu mba numva iyo uhuye n'umuntu wawe nyine mukacinga feelings ukagera nyine mukabona ko ari urukundo. So ntago nifata nta nubwo mfite rush nkuko nabikubwiye. Anytime nahura n'umuntu nkumva ndamukunze nawe nkunda nta kibazo. So sinya nibaza ngo igihe kinini cyangwa igihe gitoya ngubu nyine impamvu naranakunda arana uko nta muntu twahuza. Bisaba ko muzahuza feelings ukabona kubijyamo ibyo bintu. Nukuvuga ngo nejo bishobora gukunda namukanya wabona nkomye imbarutso rwose ugahita wibonera umusore hano akuri hawe ndabona yaradohotse. Iyo bavuze ubukwe ubumva uzakora ubukwe cyane Shable nubona namukoza ahubwo uzabwe ngo Chelina yarababaye. Nose Chelina avuga ngo buri mukobwa yifuza kwambarira akanzu y'umweru nibyo? Yerango nifuza kwambarira akanzu, nifuza gukora ubukwe nkashaka nkasaza nkabyara abana. Kanse nyambaye karangira gutyo. Kayambara uko nguko nyuma tabirangira. Cyangwa nkajya kuno ahantu bazigurisha nkayipima nagari kanzu gusa. Nifuza kugira umuryango nyine ukaba munini cyane. Wow, ni byiza cyane ukaguka muri byose. Imana izabigufashe mu byo ni ibintu buryo umuntu Amen. Yatura n'ururimi kandi bikakugirirwa. Ahubwo reka wenda twigire ngiye kukubaza Gatelme. Iyo umuntu avuze ngo slay queen wumva ari iki? Ubungu byambanye byinshi birancanga. Umaze kwiheba byaragucanga. Byambanye byinshi kusobanura slay queen birancanga bitewe n'ukuntu. Ngira ngo wowe ko unakora n'akazi kujya makuru ko kuvuga kura n'abantu benshi ngira ngo icyo kibazo sinye wa mbere ukibajije umuntu akubwira ukuntu wabyumva. So urumva nawe byaragucanze rero nanjye byancanze ko kubyumva ahantu henshi umuntu umwe undi avuga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo undi yavuze. Gusa ngiye mbere nani nziko guslayinga ari umuntu nyine usa neza. Guslayinga nyine umuntu usa neza. Kongeraho kwini nyine akaba umukobwa kuba wabona umukobwa usa neza wambaye neza uhumura wagiye muri salon nyine umeze neza. Niko nabyumvaga mbere. Biragenda bifatira indi zina bifata amazina menshi. Hanyuma muri ibyo ngibyo hagiye rimera nkaho rifasha amanota menshi. Abantu bakarisobanura ngo ni umukobwa w'indaya ariko ubundi nyine nge numvaga ko ari umuntu usa neza. Usa neza nyine mu buryo bwe nyine. Ubu ngubu umuntu akwise slay queen nta kibazo. Inyita utayinyita nta kintu na kimwe byabinwa. Nta kibazo. Slay queen ngiye ndikumva nageze gusoma aho gatoya nsanga ni wa mukobwa n'aba slay king bariho. Ashobora kuza akabona Range Rover yawe waparitse yari yagahita yifotorezaho agahita posting. Wenda we ntani yafite. Nkareba telefone yawe wenda iPhone wenda 13 nkahita nyifata nkajya mu kirahure kujya mbereke amaso wenda ne cyangwa nkabereka kinavunika kandi atari yanjye. Bituntu nk'utwo two kwifotoreza ku kintu akowe niba nta kibazo umuntu akakwita slay queen. That's nice. Ni sawa. Umuntu ayinyise hari n'utayinyita. Byaba bibi cyane ari umuntu wenda unzi ahubwo mwumva avuze ikintu niba uwo muntu aziko mfite telefone wakumva ndi nka slay queen we ariko ari cyo gisobanura abiha akumva nyine ko atarenge kandi mu byukuri we nge nawe tubiziranye uko iyo telefone ari yanjye ariko umuntu utazi ikintu nacyaze nyine ubwo ngubwo numva n'ubwo umuntu agomba kubaza ko umuntu abadeje abayavuze ibintu atazi. Nyeka kari na Gatelme keza kuko umuntu ashaka kukubwira ati slay baby ya slayinga. Hari n'indirimbo ya Beyonce irimo ako kantu ntabwo ni ukuntu yitwa ariko nyine numvaga ari umuntu waslayinga nyine usa neza so umuntu kunabyumva nyine nkabitwara kuko nshobora no kuba iyo telefone noneho urumva ushobora kugera ukavumbura ko atari niyanjye. Nshobora no kuba atari yanjye ngiye mbizi ngenye nubivumbure ko atari yanjye ko atari yanjye ukabyitwaramo neza. Ikibazo uwo muslay umeze gutyo ikibazo kiba kiri kuri we uri kwibeshya apfa mu mutwe mbere yo kweshana hose wowe deje bamaze kwibeshya. Chelina hari wenda tunasoza
mushuti wawe mwacinanye muri bad drama series nanjye kuvuga ngo bad series Keza Teriski uyu munsi arya bavuga Teriski okay uyu munsi ari mu rukundo n'umusore witwa The Trainer muraziranye uri wahura na Chelina na Keza ari kumwe na The Trainer oya nago twahura nago murahura habe na rimwe akomba mbabona hafi aho ngaho nese Keza nago mukivugana oya ndi kuvuga nka kapo ari babiri mbabona tu akoragura nagira amahirwe guhura bari kumwe gira ikintu bambwirira nka couple bakomeze bakundane gukundana ni byiza se hari umuntu utabizi ko gukundana ari byiza gukundana ni byiza Imana iradukunda nanjye na Keza turinshuti ko nyine muba mukundana so iyo ubonye umuntu ugukundana ukamukunda cyane ko muri azo ma video nyango nawe niyo wabonye cyangwa sinzi wenda niba mwarahuye tubona ko nyine ari mu rukundo so bakomereza abo baraberanye wabonye baberanye Chelina reka ngushimire kumese ngabo babonye bataberanye baraberanye ngewe rwose ahubwo nanabifuriza ibihe byiza ahubwo ndi gutekereza abantu bagutegereze muri filme cyashya Alia de movie numvishe ari kuza muri theater ejo bundi kwa gatandatu nagikije bitewe hari ngo na premiere ziri mu buri Nigeria abantu none bashaka kukubona bagutegereze muri iriya cyangwa ari ndu uzakinamo iriya yakoze igice kimwe nagira ikindi azatubwira kugeza umunanye nago mbizi gusa birazagikora kandi aduhamagara ko twakinnye neza abantu bayirebye wenda barabibonye gusa kugeza kuri isaha ikomeza kugaragara iyo ndi gukomeza gukinaho ni si dutuye yo ica ku manga TV ya Bahava reka rero ngushimire cyane nkwifurize kugira umugabo gukunda iminsi bizagende neza kabisa kugu muri singo ni bibi hari byishimo budafite byinshi nko kuba ufite umuntu kwitaho kubaza uko waramutse n'iki byose ego ufite umuntu mukundana ego uba wumva bimeze utu biraryoha cyane Alright, turakoze cyane reka nshimire miriye kuri kamera ndetse mwibutse ko ushobora gusura www.iris cyangwa se iris.rwa angaho ugahita ureba amakuru agezweho yose mu gihugu kandi nkurarikire ko wakurikira nyine bimwe muri social media zacu ni kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter hose Rwanda angaho uhita ugahita udusangaho mwibutse kandi kaho gusohokera heza ni muri Zebra Hotel ni hano mu Kiyovu.